Yes, nkuko mubibona muri video yampana akaba hageze avuye rwose aje kuburana nkuko nubundi muri kubireba muri video zigiye zitandukanye mu mupira w'umukara mwi ipantaro rwose mubona nini tatuwaje ku maboko ari kwipfuka agaragaza rwose adashaka yuko agaragara akubera yuko uyu muhungu amaze imisi rwose ari muri ari hano rwose kuri station yari bagiye kuri station zari buziye zitandukanye yagiye kuri ribu ya Kicukiro yagiye kuri ribu ya Nyamirambo aho hose rero niho yagiye akora iki niho yagiye yoherezwa uyu munsi rero akaba ari ibwo aje kuburana kwifungwa nifungurwa abya agateganyo rwose kandi nizere ko ibi byose muri buze kwikurikira nge nitwa Eminyawe rwose ndi kumwe na Karimu nkuko nababwiye twahazindukiye nuko bimeze cyane byaha ni 7 ese uru rubanza ruraza gushyirwa mu muhezo ruraza gusubikwa ruraza gushyirwa mu ruhame ibyo byose nibyo dutegereje kuza kumva muri uru rubanza bijyaguyemo inshishi nongera mbisubiremo bijyaguyemo inshishi burya abaca umugani mu Kinyarwanda ngo aho umutindi yanitse niri ukora iki kari niriva uru rubanza nirudashyirwa mu muhezo uru rubanza rurasubikwa kubera ko impamvu nge probable yanjye bigaragaza ko urubanza ruza gusubikwa nuko aba banyamategeko bose uri kubyumva Karimu biyemeje kuza muri uru rubanza bashatswe n'uwo muntu X umugore wa Yampano ntiyigeze abikunda ari nayo mpamvu habayemo muri kuwa kane narababwiye ngo Yampano agiye gukora iki agiye gutaha kuwa gatanu kuwa kangahe kuwa gatanu nibwo ibintu byose byakoze iki Karimu byasubiye irudobi ubwo ibi bintu byose dushingiye kuri message uyu mumere yampaye dushingiye ku byo abwira uwo muntu amafaranga ibiki haje rero kwivangamo undi munyamategeko we agasaba ko abanyamategeko bashakiye Yampano n'abanyamategeko babiri sindamenya amazina yabo ariko ndibuze kuyamenya nabo ndayatsinze reka nyatsinde wenda ushobora no gusanga byarahindutse wakifuza ko abanyamategeko bakora iki Karimu bahinduka burya imbabazi zijya gutangwa byagaragaye ko koko iby'imbabazi byari birimo biraninga neza n'igipapuro kigaragaza yuko Yampano yari yaratangiye ibyari habo nacyo kiri mu nzira biri kuraninga neza uri kubyumva Karimu ariko byaje gupfa ku munota wanyuma ariko badufasha uru rubanza rushyirwe hehe mu ruhame nibwo muri buze kumva yuko sometime nibyo koko Yampano yarakosheje sibyo yarakosheje kuko uyu munsi aracyari ni umwe kuko ibya ntago biramuhama uyu munsi nibwo agiye kugezwa imbere y'urukiko sibyo se ariko se Yampano ninjije bingana gute wari umaze kubona ibihe yari amaze kunyuranamo n'umugore we mbifurije igitondo cyiza cyo kuri uyu wa kabiri itariki 2 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2026 ndi ku ngoro y'ubutabera n'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ngewe uri imbere yanyu nitwa Eminyawe kuri kamera ndi kumwe na Karimu ni uri kumfasha kugira ngo amajwi n'amashusho bibashe kuba byabageraho shimire buri muntu wese wakanze subscribe akama like akama share ndetse akabashiraho na comment kugira ngo ibiganiro byacu bibashe kubageraho 5 rwose ndabashimira nshimira n'abafatanya bikorwa abagiye batandukanye harimo ibinyobwa bituruka muri NBG ni muri Norbert Business Group Limited abo bafitiye ibinyobwa bigiye bitandukanye harimo United Gin American Gin Ingwe Gin Fimbo Gin ndetse n'ibindi nka Bombastic ndetse n'ibindi ibigiye bitandukanye
nkaba ndi kumwe kandi n'ishuri ryitwa Brandbeck Academy, naryo rirabafasha rikaba riherereye naryo ahangaha Kicukiro, nabo barabafasha cyane. Muze mwige gukora ikawa, mwige kuba abifuza kuba ababarista, abifuza kuba ababartender, abifuza kuba abapatisserie bujuje ibyangombwa, ni mugane Brandbeck Academy, barabafasha cyane mu masomo mu gihe kingana n'ibyumweru 8 ubuhawe certificate yemewe n'amategeko kandi ni ku giciro gito cyane. Wifuza kujya hanze y'u Rwanda, Rama Travel baragufasha kujya i Canada, i Burayi, Australia no mu bindi bihugu bigiye bitandukanye. Abo nibo turi kumwe. Byaguyemo inshishi, nongera mbisubiremo, byaguyemo inshishi. Burya abaca umugani mu Kinyarwanda ngo aho umutindi yanitse nirikora ikikari niriva. Ariko nanone bagaca umugani mu Kinyarwanda ngo Imana ihora ihoze kandi Imana ireba, Imana yumva amasengesho, iba ifite byinshi iri kureba. Kandi nanone uwavuze nutavuze ntiwamenya umunyakuri ninde cyangwa se umunyakuri utari umunyakuri ninde. Magaze kuri uru rukiko, murabyibuka mu minsi ishize nahagaze imbere yanyu mbabwira yuko bishoboka ko uwitwa YAMPANO ashobora kuba yahabwa imbabazi cyangwa se uwitwa YAMPANO kuba yafungurwa. Ariko siko byaje kugenda. Ubwo n'ibindi byose muraza kubyumva mu kiganiro cyangwa se muri buze kubikurikira mu kiganiro ndi buze gukora muri rusange. N'ibyaha byavuye mu iperereza ry'ibanze nk'uko RIB yabitangaje, igihe birimo icyo gukubita no gukomeretsa ku bushake, gukoresha ibikangisho, kwangiza ikintu cy'undi, kunywa ibiyobyabwenge, ubwinjiracyaha ku cyaha cy'ubwicanyi, gukoresha imvugo z'ivangura n'ikifungiranwa ry'umuntu bitemewe n'amategeko. Kugeza ubu YAMPANO afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kicukiro mu gihe dosiye ye iri gutunganywa kugira ngo yoherezwe mu bushinjacyaha. Ariko nanone akaba yarari kuri sitasiyo ya RIB ya Nyamirambo. YAMPANO yatawe muri yombi ku itariki ya 11 Gicurasi 2025 nibwo iperereza ryatangiye, ariko yaje gutabwa muri yombi ku itariki ya 16 Gicurasi 2026. Ngira ngo ibyo byose mwarabikurikiranye, byose si ngombwa ngo nze kubijyamo. Icyaha kinini muri ibi ngibi gifite hagati y'igifungo cy'imyaka 7, igitoya kikagira amezi 6. Ngira ngo nabashije gukurikirana ibya YAMPANO uko byagiye bigenda akantu ku kandi. Namye nibaza byinshi, gusa ikiriho muri iki gitondo agiye kuburanira muri uru rukiko ni bimwe mu byaha bigaragaza cyangwa se bigaragaza yuko yabikoreye uwitwa umugore we witwa Diane, cyangwa se abenshi bamuzi ku izina rya Vava. Muri iyi mihanda ni umukobwa twamenye kubera yuko yabaye girlfriend wa YAMPANO. Barasa n'umugore we ra? Oya, ntago ari umugore we. Umuntu aba umugore w'umuntu mu buryo bwemewe n'amategeko, ariko nanone bite n'igihe mu maranya amategeko ashobora kuvuga ati uyu muntu ni umugore we, ariko nanone ntago ari umugore we, ahubwo nuwo bafashanyaga gusayidirana. Oya, umwe yasayidiraga undi n'undi agasayidira undi, sibyo se? Ubwo nyine urumva nyine ubwo nuko ni musayidize, bose bari bamusayidize. Ibyo rero sibyo binzanye. Ushobora kwibaza ngo kubera iki Emi watubwiye yuko ngo YAMPANO ngo agiye gufungurwa, ngo byagenze gute? Amakuru nkura mu bamotari nuko uwitwa YAMPANO yagerageje gutakambira umugore. Ariko byumva Karimu, aramutakambira rwose n'umugore agaragaza kuko bimwe na bimwe ndabifite
bimwe na bimwe ndabifite rwose, ndabifite n'uwatangaga amafaranga kugira ngo ibyo byose bibe byabasha kuba byakorwa, y'amana abashe kuba yagemurirwa, y'amana ibipapuro bibe byabasha gutangwa. Ese yaje gukurikira iki? Kubera iki kuri no shuro? Ese koko y'amana urebye n'iminsi yo mu bushinjacyaha yararenze, byari bikiri muri iyo process bitandukanye n'ibya Skayito. Skayito ibyagaragaye byose we byagaragaraga yuko yasabye n'imbabazi, kandi ukabona ko n'umugore wa Skayito arimo abishyiramo imbaraga nyinshi kugira ngo umugabo we abe yabasha gukora iki? Kuza. Burya umuntu mufitanye abana n'umuntu mudafitanye abana ni ikintu gikomeye. Burya umuntu mufitanye umwana n'umuntu mudafitanye umwana, uburyo yakwirukankaho n'uburyo uwo muntu undi yakwirukankaho biragoye. Ndabesha kwiza? Abo bantu bakoze iki? Baratandukanye. Y'amano agiye kuburana, ariko na n'uyu munsi ngenda cyatsimbarara. Ntago nigeze mva ku ntego yanjye, nta nubwo nigeze mva ku kwibaza kwanjye, nta nubwo nigeze mva mu gutekereza kwanjye. Ese y'amano aje kuburana uyu munsi? Y'amano iki cyakinjira cyaha cy'ubwicanyi, nekereza ko ari cya kindi uwitwa y'amano ahari yashatse kugonga umugore we kuki? Ku bushake. Kandi koko bikagaragaza ko y'amano yagonze uyu mugore n'ibikomere bikagaragara. Ese yamugongeye he? Uru rubanza rushobora kuza kujya mu muhezo, ariko Imana idufashe uru rubanza nirujye mu muhezo, kuko hari igihe mbabwira ibintu nyuma mukaza mukabibona. Uru rubanza nirutajya mu muhezo, uru rubanza rushobora kuza gusubikwa. Kari aka kantu gashyire imbere, ugashyire no muri entre parenthèse, ugashyiremo, ugafata ugashyiremo, ushyiremo ibyo bintu. Ntago mbabeshye, uru rubanza nirutajya mu muhezo, uru rubanza rurakora iki? Rushobora gusubikwa, kubera yuko uyu muntu haje kubamo ikibazo cy'abanyamategeko. Hari umuntu washakiye y'amano abanyamategeko, umugore wa y'amano akabeshya umuntu akamubwira ati ngo bimeze gutya na gutya, haza kwemvovingamo undi munyamategeko yandikira wa muntu. Uri kubyumva? Sinshaka kumuvuga amazina, ubwo ibyo ndibuze kuvuga nibiza kuba ngombwa bizakora iki? Bizajya hanze, n'ubundi nzabivuga, rutsibiyeho ruzanyura, ntabanga, kuko ngewe ndicara nkareba, kandi ikintu cyangeze mu maboko kiba cyangeze mu maboko. Iyo ikintu cyangeze mu maboko kiba cyangeze mu maboko. Ubwo ibi bintu byose dushingiye kuri message uyu mumere yampaye, dushingiye ku byo abwira uwo muntu, amafaranga ibiki n'ibiki, haje rero kwivangamo undi munyamategeko. We agasaba ko abanyamategeko bashakiye y'amano n'abanyamategeko babiri, sindamenya amazina yabo, ariko ndibuze kuyamenya, nabo ndayatsinze, reka nyatsinde. Wenda ushobora no gusanga byarahindutse, wakifuza ko abanyamategeko bakora iki? Karimu, bahinduka. Undi akamubwira, aba banyamategeko ushaka yuko turi buze gushyiramo, turabashyira muri dosiye batazi, turabashyira muri ibi bintu batazi gute? Uri kubyumva ikintu cyabayemo? Kugira ngo nizi imbabazi, burya imbabazi zijya gutangwa, byagaragaye ko koko iby'imbabazi byari birimo biraninga neza. N'igipapuro kigaragaza yuko y'amano yari yaratangiye ibyari habo, nacyo kiri mu nzira biri kuraninga neza. Uri kubyumva Karimu? Ariko byaje gupfa ku munota wa nyuma. Ibyo bintu byose ni ibintu mfitiye ibimenyetso, ni ibintu mfitiye amamesaje, ni ibintu mfitiye nyine buri kintu icyo ari cyo cyose, bitewe n'ibintu biri buze kuvugirwa muri rubanza. Uru rubanza nirudashyirwa mu muhezo, uru rubanza rurasubikwa, kubera ko impamvu nge probable yanjye bigaragaza ko urubanza ruza gusubikwa nuko aba banyamategeko bose, uri kubyumva Karimu, biyemeje kuza muri uru rubanza, bashatswe n'uwo muntu X
umugore wa YAMPANO ntiyigeze abikunda. Ari nayo mpamvu habayemo muri kuwa kane narababwiye ngo YAMPANO agiye gukora iki? Agiye gutaha. Kuwa gatanu, kuwa kangahe? Kuwa gatanu nibwo ibintu byose byakoze iki Karimu? Byasubiye irudobi. Ariko nkibaza, reka ngaruke ku byaha byose YAMPANO akurikiranweho byose. Njyewe ntabwo nshobora kuza kwibaza icyo buriya ribi icyo yatangaje bagikozeho iperereza kandi yabibonye yuko ari umucyo. Sinshobora kuvuguruza amategeko, sinshobora kuvuguruza ahubwo icyo nibaza, uyu mugore washatswe kugongwa cyangwa YAMPANO yagonze akitabaza Godfather na Pasiteri Hakimu. Hagati ya Godfather ni traffic police cyangwa se Hakimu ni RIB, ni urwego rw'ubugenzacyaha RIB. Umugore wagonzwe k'amakuru nyafite aho hantu ibyabereye byose, ibyo bintu byose byabaye kuri telefone, ninde wayimenye? Ni YAMPANO cyangwa nyir'ubwite yayikubise ku rugi? Ibyo bintu byose ntegereje ko turi buze, ariko badufashe uru rubanza rushyirwe hehe? Mu ruhame. Nibwo muri buze kumva yuko sometime nibyo koko YAMPANO yarakosheje, sibyo? Yarakosheje kuko uyu munsi aracyari ni umwere, kuko ibyaha ntabwo biramuhama. Uyu munsi nibwo agiye kugezwa imbere y'urukiko, sibyo se? Ariko se YAMPANO n'injiji bingana gute? Wari umaze kubona ibihe yari amaze kunyuranamo n'umugore we. Twari tumaze kubona iki hepfo iriya, ariko njye sinabibonye kubera ko ntabwo nduzuza imyaka yo kureba ibyo bintu. Nanjye narabyumvishe babivuga, kuko iyo myaka iyo nza kuba narayujuje mba mbibabwiye. Ariko se YAMPANO n'injiji iki ku buryo azi ibihe amaze kunyuranamo n'umugore we? Muribuka ibiganiro yakoze avuga yuko asaba yuko byibura umugore we ibi bintu byamugizeho ihungabana. Metere ntabwo uri bujyemo, ntabwo uri bujyemo humura, ubu ntingiri kureba uko nguko. YAMPANO n'injiji bingana gute? Wari umaze kunyuranamo n'ibihe bingana kuriya n'umugore we. Bavuyeyo baraje, ibyo bintu byose birabaye. YAMPANO n'umugore we nyuma bagiye kuruhukira harya mu Bubiligi rata Kwize. YAMPANO ibyo bintu byose birabaye, byose birabaye, abantu murabibonye. Akoze ikiganiro, ndabyibuka ikiganiro mwakoze kwa Irene muri Ndahabi, murakibuka? Mbibutse, muribuka na Irene muri Ndaba mubaza ati ariko sha Yama ufite umugore mwiza? Yasetse inshuro zingahe? Yasetse hafi umunota wose. YAMPANO ibyaha nibiguhama pe, amategeko agukurikirana, ariko nanone ibyaha nibitamuhama bimwe na bimwe, ibimuhama bamukurikirana, ibitamuhama. Ariko n'uyu mugore wa YAMPANO njyewe ku bwanjye nawe yagakurikirana. Sinibaza kuntu bana n'umuntu anywa urumogi, uri kubyumva, ugahishira amakuru. Ntibasomanaga se? Ntago basomanaga. Ngongo iki? None iriya video y'ibiyobyabwenge YAMPANO ari kunywa urumogi yaturutse, yari ari kumwe na Pazo. Bivuge ko ayo mavideo yose yafatwaga, kandi uyu Pazo umugore wa YAMPANO yamuhujwe nande? Na Pazo. Pazo yagiranye ikibazo nande? Na YAMPANO. YAMPANO yagiranye ikibazo nande? N'umugore we. Abo bantu bahurira, bikanavugwa ko umugore wa YAMPANO yagize ikibazo cyo kubera yuko YAMPANO yiyunze nande? Na Pazo. Ariko ngiye simbifata nko kwiyunga. Ese ahubwo YAMPANO yarabizi neza yuko
uyu pazo agiye kumubabarira by'ukuri? Tuje muri uru rukiko, tuje kumva gusuba ikigaragara ibyo nababwiye, kubera ko umuntu witwa Yampano umukurikirana intambwe ku yindi. Ni umuntu nkurikirana intambwe ku yindi, kuko inkuru za Yampano ndi umuntu, undi mujene nawe umukurikirana ni umujene witwa Aruto babanye muri rebo imwe, uri kubyumva? Undi mupapa ukurikirana Yampano ni umuntu witwa Uncle Austin. Undi muntu wasuye Yampano bya hafi vuba ni umujene witwa Baba. Urumva? Abo nibo bantu nzi, wenda n'abandi barahari bagiye bamusura. Ariko ibi byaha byose Yampano akurikiranweho byose uko ari 7, Imana yo mu ijuru imworohereza. Kandi ikindi cya kabiri, reka mbabwize ukuri, ibi bintu ngiye kubabwira ubishyire mu mutwe. Umuntu uyu munsi uramuhemukira, wikwita ku makosa y'umuntu y'aka kanya, ita no ku bihe byiza byibura mwanagiranye. Ndabeshyara, ibihe byonyine byiza mwagiranye. Kuko sinibaza, njyewe namye ndeba ibiganiro by'abantu bose bagiye bakora, bose bagiye bakora ibyo bagiye bavuga kuri Yampano, abishimye, video zasohotse, bla 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 bla. Ariko aba bantu mwese muzi yuko mwasensibilije ibi bintu, aya mavideo mwazanye, ibi bintu mwazanye, uyu Hakimu, Pastor Hakimu, uyu uvuga ngo aho gukiza umuntu ngo mfite ubushobozi bwo kugukiza no kuguteza ibibyimba ngo nimba ari 50 mu nda, wasenganye n'umugore wa Yampano, ari bo wabaye imbarutso y'ibi bintu byose kujya hanze. Uyu mujene witwa Godfather, ntazi, sindabona, ndamwumva, si bibi gusa yakoze, ari n'ibyiza yakoze birahari, kuko nta muntu ugira ibibi gusa. Aba bantu bigaragara yuko hari ahantu bahuriye n'ibi bintu bya Yampano, kubera yuko ikintu nasanze, kuba ufite impano mu Rwanda kuri bamwe na bamwe ni ikosa rikomeye. Yampano ni umuhanzi bidashidikanywaho, ni umuhanzi, ni umusani, azi kwandika, azi no kubiririmba, sibyo? Icyo adafite ni amafaranga. Iyo aza kuba afite amafaranga gusa, ubutabera bw'u Rwanda burakora, waba uri umusitari, waba uri iki, gukurikiza amategeko ni byiza. Guhohotera umuntu ni bibi, amategeko akora iki? Arabihana. Kugonga umuntu ku bushake, amategeko arabihana. Ariko uyu muntu Yampano uburyo yagonze umuntu ku bushake, yarangiza akaba mu bambere, uri kubyumva kare, ufata umugore wakavuga ngo ino nkujyane kwa muganga, akamujyana kwa muganga. Uwo muntu uwo munyabyaha, uwo muntu wajyaga muri hoteli akajya gusambana, agahamagara umugore we akamubwira ngo ndimo ndarya akantu, gusa ubwo muntu yaba ari muzima akwize? Ubwo muntu yaba akiri muzima kari? None se ikindi nibaza, Yampano ntabwo yabanaga na mama we, cyangwa mama we yari yarasubiye hakurya? Yarirukanye ndetse mama wese? Nge nta mugore wanyirukanira mama. Yareka mama we.
ahubwo se Yamana we aracyari muzimara ngo yari kurongora nyina umugore ngo yanze mama wa Yamana, ibyo byo ntago mbyemera. Nyine umugore nimba yaranze yuko Yamana abana na mama we, haba harimo ikibazo gikomeye. Ariko se Yamana umugore wawe arota nyoko? Subiza, umugore wawe aruta nyoko? Nyine umugore wawe aruta nyoko? None se uzabaze nyine ko ari ukugira ngo bajye batimbagurana mama we atabyumva. Nese ubwo urumva arabyanze kubera yuko hari izindi muwe, ubwo nyine yanze yuko bazajya batimbagurana yumva. Ariko ibyo ni akazi ke, kandi ikironuka amategeko aribuze gukora ibyaha 7 byose. Yampana agiye kuburana. Mbibutse uru rubanza ni rutajya mu muhezo rurasubikwa. Singaho ndi rurasubikwa kubera impamvu izi ebyiri nababwiye. Habayemo akavuyo k'abanyamategeko, uwishyiriraga Yampano abanyamategeko, hagiye habamo ikintu cyitwa gucangacanga. So nuko bimeze, nitwa Eminyawe, iyi ni Eminyawe Empire, ariko mbafitiye idonido ama message, uburyo hari umuntu uri gusaba umuntu amafaranga kugira ngo bigende gutya, ama message ndayafite. N'ubundi muri party tuyikigano ndibuze gukora n'ubundi kare, byose ndabinyanyagizamo. Nirusubikwa, nirujya mu muhezo, nirusubikwa mumenye yuko nababwiye yuko ndabibasezeranyije, byose ndeta mbishyira hanze. Nirusubikwa, nirujya mu muhezo nabwo ndabishyira hanze. Nirujya mu ruhame ntabyo ndi buvuge. Ariko ni ibyo bintu bibiri ni bibi kubera abanyamategeko, byose ndahita mbivuga. Ubwo muhite munyita ngo mbivuge. Byose ndahita mbivuga. Ariko ibyo ari byo byose ibyo yago yagiye avuga byinshi nibyo ni ukuri. Dusubire mu kanya.